Yesu Kristo ashimwe. Dukomeje dusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi wa 79. Turi mu gitabo cy'abami ba mbere, tugeze ku bice 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire yaho iravuga ngo iby'umugabekazi w'Isheba. Umugabekazi w'Isheba yumvise kwamamara kwa Salomo kubw'izina ry'Uwiteka, azazanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane, bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose. Nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'Isheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse, n'ibyo kurya byo ku meza ye, n'imyicarire y'abagaragu be, no guhereza kw'abahereza be, n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino, n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numvise mu gihugu cyawe z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe, aba bagaragu bawe barahirwa, bakwibera imbere iminsi yose, bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli, kuko Uwiteka yakunze Abisiraheli iteka ryose. Nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Hanyuma aha umwami italanto z'izahabu 120 n'imibavu myinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ntihongera kuboneka imibavu inganya ubwinshi niyo uwo mugabekazi w'Isheba yatuye umwami Salomo. Kandi inkuge za Hiramu zajyaga zizana izahabu zizikuye Ofiri, zivanayo n'ibiti byinshi cyane byitwa alumugi n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ibyo biti bya alumugi umwami abigira inkingi zo mu nzu y'Uwiteka n'izo mu nzu y'umwami, kandi abibazamo n'inanga na neberu by'abaririmbyi. Nta biti bya alumugi bisa n'ibyo byongeye kuboneka ngo babizane na bugingo n'ubu. Nuko umwami Salomo aho uwo mugabekazi w'Isheba ibyo yashakaga byose n'icyo yamusabaga cyose, udashyizeho ibyo Salomo yamuhaye ku buntu bukwiriye umwami nka we. Bukeye uwo mugabekazi aherako arahaguruka asubiranayo n'abagaragu be mu gihugu cye. Ubutunzi bwa Salomo. Izahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka yari italanto z'izahabu 666, udashyizeho izo abagenza bazanaga, n'indamu zavaga mu batunzi, n'iz'abami bose ba Arabiya, n'iz'abatware b'icyo gihugu. Maze Salomo acurisha ingabo 200 mu izahabu, italanto z'izahabu 600 zikajya zicurwamo ingabo imwe. Acura n'ingabo ntoya 300 mu izahabu, indatire 3 z'izahabu zikajya zicurwamo ingabo imwe. Umwami azishisha mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Umwami azijisha mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Kandi umwami yibarishiriza intebe nini y'ubwami mu mahembe y'inzovu, ayiteraho izahabu itunganijwe. Iyo ntebe yari ifite urutondagiriro rw'intambwe 6. Ku muguno wayo hari hihese, kandi hariho n'imikindo impande zombi z'ahicarwa, n'ibishushanyo by'intare 2 bihagaze impande zombi iruhande rw'imikindo. Kandi ibindi bishushanyo by'intare 2 byahagararaga impande zombi ku ntondagiriro uko ari 6. Mu bihugu byose nta ntebe yigeze kubazwa ihwanye n'iyo. Kandi ibintu umwami yanyweshaga byose byari izahabu, n'ibirirwaho byo mu nzu ye n'ibiti by'ikibira cya Lebanone byose byari izahabu itunganijwe.
nta bintu by'ifeza byari biriho, kuko ku ngoma ya Salomo ifeza zatekerezwaga ko ari ubusa. Umwami yari afite inkuge ku nyanja i Tarushishi hamwe n'iza Hiramu. Uko imyaka 3 yashiraga, inkuge z'i Tarushishi zajyaga zigaruka zizanye izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawusi. Umwami Salomo yarushaga abami bo mu isi bose ubutunzi n'ubwenge. Abo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bumve ubwenge bwe Imana yashyize mu mutima we. Uwazaga wese yazanaga ituro rye, ari ibintu by'ifeza cyangwa iby'izahabu, n'imyambaro n'intwaro zo kurwanisha n'imibavu n'amafarashi n'inyumbu. Niko byagendaga uko umwaka utashye. Kandi Salomo yateranirije amagare n'abagendera ku mafarashi. Yari afite amagare 1,400 n'abagendera ku mafarashi 1,200. Abashyira mu midugudu icyurwamo amagare n'i Yerusalemu mu murwa w'umwami. Umwami atuma i Yerusalemu hagira ifeza ingana n'amabuye ubwinshi, n'ibiti by'imyerezi atuma binganya n'imivumu yo mu bibaya ubwinshi. Kandi amafarashi Salomo yatungaga bayakuraga muri Egiputa. Ubutunzi bw'umwami, abatunzi b'umwami bayaguraga ari amashyo, ishyo ryose riciriwe igiciro cyaryo. Ku igare rimwe ryazamukaga rivuye muri Egiputa batangaga shekeli z'ifeza 600, ku ifarashi batangaga 130. Kandi uko abatunzi babizanaga, bimwe abami bose b'Abaheti n'Abasiriya barabiguraga. Igice cya 11. Salomo agushwa n'abagore benshi yarongoraga. Umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga udashyizeho umukobwa wa Farawo. Abamowabukazi n'Abamonikazi n'Ababedomukazi n'Abasidonikazi n'Abahetikazi bakomokaga mu mahanga y'Uwiteka yabwiraga Abisiraheli ati, ntimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo arehejwe n'uko yababengutse. Yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300. Nuko abagore be bamuyobya umutima. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima agakurikiza izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko uwa se Dawidi wari umeze. Uko Salomo yakurikiye Ashitoreti, imanakazi y'Abasidoni, na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye i Yerusalemu. Kemoshi yari ikizira cy'Abamowabu, kandi iyindi ayubakira Moleki ikizira cy'Abamoni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bose imibavu bagatambira imana zabo. Imana ihana Salomo. Nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse ukayoba. Uwiteka Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangiriza ko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, ni ukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiriye so Dawidi sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe, kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzamugabanirizaho umuryango umwe kubw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranirije. Abantu batangira kugomera Salomo. Bukeye Uwiteka ahagurukiriza Salomo umwanzi ari we Hadadi w'Umwedomu, wari uwo mu rubyaro rw'umwami wa Edomu. Kera Dawidi akiri muri Edomu, Yowabu umugaba w'ingabo ze yamaze kwica abagabo bose bo muri Edomu, arazamuka ajya guhambisha intumbi zabo, kuko Yowabu n'Abisiraheli bari bamaze amezi 6 kugeza aho yatsembeye abagabo bose muri Edomu. Icyo gihe Hadadi ahungana n'abagaragu ba se bamwe b'Abedomu bahungira muri Egiputa. Ariko Hadadi uwo yari akiri umwana muto.
nuko barahaguruka bava i Midiyani bajya i Parani, maze bavana abantu bamwe i Parani bajya muri Egiputa, basanga Farawo umwami waho. Agezeyo Farawo amuha inzu, amutegekera igerero, nyuma amukebera igikingi. Hadadi atona kuri Farawo cyane, bituma amushyingira muramu we, murumuna wa Tahupenesi muka Farawo. Bukeye umugore wa Hadadi, murumuna wa Tahupenesi, babyarana umwana w'umuhungu witwaga Genubati. Igihe gisohoye cyo gucuka, Tahupenesi amucukiriza kwa Farawo, nuko Genubati uwo aguma kwa Farawo, abyirukana n'abana be b'abahungu. Hadadi uwo akiri muri Egiputa yumva ko Dawidi yatanze agasanga ba sekuruza, kandi ko Yowabu umugabo w'ingabo yapfuye. Hadadi abwira Farawo ati, nsezerera nsubire mu gihugu cyacu. Farawo aramubaza ati, mbese igituma ushaka gusubira iwanyu hari icyo wankenanye? Nawe aramusubiza ati, ntacyo, ariko mpfa kundeka ntahe. Hanyuma Imana yongera guhagurukiriza Salomo undi mwanzi, ari we Rezoni mwene Eliyada, wari waracitse shebuja Hadadazeri umwami w'i Soba. Ubwo Dawidi yicaga ab'i Soba, icyo gihe Rezoni ateranya abantu, aba umutware w'umutwe w'ingabo. Barahaguruka bajya i Damasiko, bagumayo barahatwara. Uwo nawe aba umwanzi w'Abisiraheli iminsi yose Salomo yamaze ku ngoma. Ukuyeho ubukubaganyi Hadadi yagize, yanze Abisiraheli urunuka, kandi atwara i Siriya. Yerobowamu ahanurirwa ko azagabana ubwami bwa Isiraheli. Bukeye Yerobowamu mwene Nebati Umwefurayimu w'i Sereda, umugaragu wa Salomo, wari umwana w'umupfakazi witwaga Seruya, nawe agomera umwami. Impamvu yatumye agomera umwami ni iyi: nuko Salomo yubakaga Milo, agasana icyuho cy'inkike z'umudugudu wa se Dawidi, kandi Yerobowamu yari umugabo w'amaboko w'intwari. Salomo abonye ko ari umusore ugira umwete, amugira umutware w'abanyamirimo b'umuryango wa Yozefu. Nuko icyo gihe Yerobowamu yari mu nzira ava i Yerusalemu, umuhanuzi Ahiya w'i Shilo aramusanga. Ahiya uwo yari akanishije umwenda mushya, kandi bari bonyine ku gasozi. Ahiya yenda uwo mwenda mushya yari yakanishije, awutaburamo ibitambaro 12. Abwira Yerobowamu ati, enda ibitambaro 10, kuko ariko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, dore nzatanyaguza ubwami mbukuye mu maboko ya Salomo, nguhe imiryango 10, ariko we azasigarana umuryango umwe, kuko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi n'i Yerusalemu mu murwa nitoranirije mu miryango yose ya Isiraheli. Kuko banyimuye bakaramya Ashitoreti ikigirwamanakazi cy'Abasidoni, na Kemoshi ikigirwamana cy'Abamowabu, na Milikomu ikigirwamana cy'Abamoni. Ntibagendere mu nzira zanjye ngo bakore ibitunganye mu maso yanjye, bitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko se Dawidi yagenzaga. Ariko sinzamunyaga ubwami bwose, ahubwo nzamukomeza abe umwami iminsi yose akiriho, kuko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi nitoranirije, kandi yitonderaga amateka n'amategeko yanjye. Ariko nzanyaga umuhungu we ubwo bwami mbuguhe, ari bwo miryango 10. Nyamara uwo muhungu we nzamuha umuryango umwe, kugira ngo umugaragu wanjye Dawidi atabura itabaza imbere yanjye i Yerusalemu umurwa nitoranirije, nkashyira izina ryanjye. Nuko nzakujyana utegeke uko umutima wawe ushaka kose, kandi uzaba umwami w'Abisiraheli. Nuko rero niwumvira ibyo nzagutegeka byose, ukagendera mu nzira zanjye, ugakora ibitunganye mu maso yanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yagenzaga, nzabana nawe nkubakira inzu idakuka nk'iyo nubakiye Dawidi, kandi nzaguha Abisiraheli. Nuko nzahana urubyaro rwa Dawidi mbahora ibyo, ariko si iminsi yose. Icyo ni cyo cyatumye Salomo ashaka kwica Yerobowamu, ariko Rehobowamu arahaguruka ahungira muri Egiputa kwa Shishaki umwami wa Egiputa, agumayo ageza aho Salomo yatangiye. Indi mirimo ya Salomo n'ibyo yakoze byose n'iby'ubwenge bwe, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe na Salomo. Nuko igihe cyose Salomo yamaze i Yerusalemu ategeka Abisiraheli bose cyari imyaka 40.
nuko Salomo aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba mu mudugudu wa se Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yima ingoma ye. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Rero tuzakomeza ejo dusoma ibice 12 n'ibice 13. Yego, Imana yo mu ijuru bishimire.